dusenga Imana duhagaze. Let's pray as we still standing. Reka dusubiremo ngo turagushima mwami Yesu. Let's repeat with thank you Lord Jesus. Uzina amazina yacu. You know our names. Niryange urarizi. You know my name as well. Unyitaho. You care for me. Urankunda. You love me. Niyo mpamvu nkiriho. That's why I'm still alive. Ndagushimira. I thank you. Kubuzima bwanjye wabugize ubw'agaciro. Because you valued my life. Kandi ntuzampemukira. And you will not leave me. Ndakwizeye. I believe in you. I trust you. Ndakwizeye. I trust you. Uri mu ruhande rwanjye. You are by my side. Ejo hashize harabimbwira. You told me yesterday. Intambwe nteye ndayigushimira. What you told me, I thank you. Aho ngeze ni ikimenyetso cy'uko unkunda. How far I've come is a sign that you love me. Ibyo wakoze nibyo byinshi. What you've done is many. Nibisigaye nabyo uzabikora mwana. And I know what is remaining you do. Ndagushimira kunyitaho. I thank you that you care for me. Kandi uyu munsi. And today. Nizeye kukubona mwana. I believe I see you. Urakoze kungiriye neza. Thank you for blessing me. Urakoze kunyitayeho. Thank you for taking care of me. Amen. Amen. Yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha. Yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose. Yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha. Yafashe imigisha yose. Imigisha yo mu Mana. Ibumbira muri Yesu iramuduha. Imana yafashe imigisha yose. God got all the blessings. Imigisha yo mu bumana. The blessings of God. Iyibumbira muri Yesu iramuduha. Put all the godly blessings in Jesus and gave him to us. Abafite Yesu barahiriwe. Those who have Jesus are blessed. Abafite Yesu bafite amahirwe. Those who have Jesus are blessed. Abafite Yesu bafite ubutunzi. Those who have Jesus are wealthy. Abafite Yesu bafite umwuzuro w'imigisha yose. Those who have Jesus have the fullness of blessings. Iyo ni impano ikomeye isi yahawe. Imana ari yemeye kapfa ku bwanjye nawe. God had accepted him to die for me and you. Iyo adapfa ntituba tumuvuga. If he had not died, we wouldn't be saying this. Impamvu y'izina rya Yesu turivuga tuzarivuga tuzakomeza turivuga nuko yemeye gupfa akazuka. The reason why we speak of the name of Jesus because he accepted to die and resurrect. Ikintu gikomeye rero, one important thing, ijuru ryerekanye ko rihari. Heaven showed that it's there. Mwisi kuva isi yabaho kurinda izasoza habayeho ubwira kabiri isi yira ku masaha atarayo kwira. From the beginning and the end of the earth, on that day there happened darkness that had never been there before. Amatara ntiyakora. The lights were not working. Inzira banyuzemo baza kumubamba bayoberwa inzira banyuramo basubirayo. It was so dark that those who crucified him couldn't even find the way they used. Batangira kwikoma mu mutima ngo burya ari umwana w'Imana koko. They started regretting and saying that he was really a son of God. Icyakabiri Imana yakoze uwo munsi. Secondly, the second thing that God did that day, habayeho umuzuko wa mbere abantu bapfuye barazuka baragenda baragaragara. There was the first resurrection on that day. Those who had died resurrected. Abana bahura na base na banyina bagahobera abana ngo ndi mama wawe nubwo nari narapfuye nazutse. They met, parents met with their children and they told them, I'm your mother, though I had died, but now I'm alive. Pasiki twibutse iki rero? What does Easter remind us? Itwibutsa gupfa no kuzuka. Iyo niyo ndirimbo y'itorero.
That is what it reminds us. It reminds us the death and resurrection. naho ibindi Imana idukorera hari n'abapagani babiturusha. But other things that God does for us, even non-believers have them. ntabwo abemera Yesu aribo batunze imodoka nziza. Not only those who believe in Jesus have the best cars. nta nubwo abemera Yesu aribo barara mu mazu meza kuruta Not y'abapagani. those who believe Jesus are the ones living in wonderful houses. nta nubwo abemera Yesu basenga bemera ko Yesu ari umwami n'umukiza aribo bafite konte ziremereye kuruta iz'abapagani batemera Imana. The believers are not the ones who have very big account numbers. nta nubwo abakristo bemera Yesu aribo batunze isambu nini bagira ngo amahegitari menshi. oya, It's not the believers that have the biggest pieces of land. No. nta nubwo abasenga Yesu aribo bubatse amazu maremare ajya hejuru mu kirere cyangwa ngo bagire amato manini mu nyanja. oya, Not the ones that believe Jesus are the ones with the tallest buildings, all the biggest ship on oceans. abafite Yesu barusha abandi ikirere. And those who believe it, those who have Jesus, what do they have beyond those who do not? icya mbere, First of all, hirya y'ubuzima butagaragara nibo bafite kubaho. behind the unseen life, that is where they have to live. kandi muri ubu buzima abemera Yesu bazaba bafite amahoro atava ku mbunda, atava ku bifaru, atava mu mafaranga, atava amahoro Yesu atanga asumba ibintu byose mureba bitugose bituzengurutse. icyo ni cy'agaciro. Those who believe in Jesus have the peace of mind that other people do not have. And that is what is so much valuable. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Pasika nziza rero. Happy Easter. Mashami nziza, Pasika nziza. Happy Palm Sunday and happy Easter. Erega ibyo twiganyira umunsi umwe ari umunsi tutazaba tubyiganyira. Some of the things that we are crying for today, there is a time we will not. Ibi bintu byo kuburara no kubwirirwa no kubura akazi no kuryama urwaye no kumva abana babuze minerval, ibyo hari umunsi umwe tutazaba tubyiganyira. Joblessness, sickness, poverty and whatever, there is a day we'll not think of them. Igihe tuzaba turi kumwe na Yesu. And that is the time we'll be with Jesus. Amen. 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 Yemwe munyikirize amen. Please answer amen. Kuri Pasika rero tuzarya igaburo. On Easter we'll have Holy Communion. Icya kabiri niho tuzasoza ya masengesho yacu y'iminsi 40. And that is when we conclude our 40 days of fasting and prayer. Pasika irahura n'itariki 9 z'ukwezi kwa kane. Easter will be on the 9th of April. Siko bimeze se? Isn't it so? It's not. Wifurije gukura ukamenya byose, ukarya byose, ukabaho ubuzima bumenya byose. I wish you to grow, you understand everything and you take what is there. Imana ibambere umugisha. May God bless you so much. Reka dusome ijambo ry'Imana uyu munsi dushingiraho kuganira kwacu. Let's read the word of God that we base on today. Abakolosayi igice cya mbere. We are going to read the Colossians. Ndashaka kwigisha imigisha itatu Imana yashyizeho kugira ngo umuntu abeho yuzuye. I want to teach you the 3 blessings that God put so that one would live a life of fullness. Imigisha itatu Imana yashyizeho kugira ngo umuntu abe successful cyangwa abe success mu migisha Imana yatanze. 3 blessings that God put so that one would live a successful life. Iyo habuze mwumwe ntibiba byuzuye. If any of them misses, you are not living a life of fullness. Kandi Imana ishaka ko twuzura mu migisha yose. And God wants us to live a life of fullness. Kolosayi Colossians. igice cyaho cya mbere. Colossians chapter 1. Turasoma duhere ku murongo wa 13. We'll start from verse 13. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwami we akunda bw'umwana we akunda. 14 Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kwabarirwa ibyaha
byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. 16 kuko muri we nimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe, yabanjirije byose kandi byose beshwaho nawe, niwe mutware w'umubiri, niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. 19 kuko Imana yashimye ko kuzura kose, aka kantu mukamarke na markeri, niba ufite markeri yawe umakinge, umenye kuzura kose, kuzura kose, apana kuba hari igice, kuzura kose. Aha mwumve neza. 17 18 niwe mutwe w'umubiri we, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose. 19 kuko Imana ashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. 20 kandi Imana imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari byo ku isi cyangwa ari byo mu ijuru. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Let's read Colossians chapter 1 from verse 13. Bibiliya, the Bible, iratwereka ko uyuvugwa, the Bible shows us that he that is spoken of niwe byose, is all. Ibyaremwe, ari ibiriho, ari ibyabayeho, ari ibizaba, byose byaremewe we. All the creation that has existed and that is existing were created for him. Haravuga umuntu umwe ariko ufite ububasha ku bintu byose. It's talking about one person who has authority over everything. Baratwereka ko ari we tangiriro kandi ari we herezo ry'ibintu byose. The Bible shows us that he's the beginning and is the end of everything. Baratubwira ko yaba umutwe yaba umubiri byose ni kubw'uwo nguwo. It tells us that let it be the head of the body is all for him. Mu migisha itatu rero, in the 3 blessings, umugisha wa mbere isi yahawe ni Yesu Kristo we. The first blessing that was given to earth is Jesus Christ. Yesu yatanzwe nk'impano isi yahawe. Jesus was given as a gift to the earth. Ariko bamwe ntibamwemera. But some don't accept him. N'abamwemera bamwemera igice kimwe. And those who believe in him and accept him partially. Hari abamwemera nk'abantu bazi ko umugisha ari ukubaha ibiryo n'imyambaro gusa n'amafaranga no kubakiza indwara, ariko bagera mu gihe cyo kugeragezwa bagasa naho bamwihakanye. There are those who believe him as someone who provides and gives and heals their sickness. But when they come to the time of trouble and trials, they give up on him. I want to tell you, Yesu n'umugisha twahawe. Jesus is a blessing that were given to us. Twaba twariye cyangwa tutariye, having eaten or not, twaba duhaze cyangwa tudahaze, when we are full or we are not full, twaba twambaye cyangwa tutambaye, when we are dressed or we are not, twaba dutuye cyangwa tudatuye, if we have where to live or twaba not, tugenda n'amaguru cyangwa tugenda n'indege n'imodoka, if we are taking flights, riding or walking, twaba tugenda n'ibirenge, or when we are walking, Yesu n'umugisha isi yahawe natwe Jesus twahawe. is a blessing that was given to us. Arasumba n'imigisha yose. He is above all other blessings. Arasumba ubutunzi duhabwa. He is above all the wealth we get. Impamvu mvuga ngo arasumba ubutunzi duhabwa, Why do I say he's above the wealth? icya mbere Yesu wacu tubana nawe turi mu nda za ba mama. The first thing, we are always with him when we are in our mother's womb. Ninde mwana mwari mwumva avukanye ikote? Have you ever had any child that is born with clothing on him? Mutubwire ibitaro byakiriye umwana uvukanye costume. Is there any hospital that has ever received a child who is clothed? N'inkweto. And shoes. Agasoka mu nda ya nyina n'udukweto na karuvati cyangwa na baze,
agasohoka afite amabere afite ubwanwa se yaragaragaye. Any child born with clothing and shoes fully grown. Ibyo mvuze tubyakirira hano ku isi. All that I've said we receive it on earth. None se mbabaze Yesu abana natwe twamaze kuza ku isi cyangwa tukiri no mudazaba mama. May I ask you, Jesus lives with us when he are already on earth? Ni utanga guhumeka from the womb. He gives us the breath in the womb. Ni utanga guhumeka. He's the one who gives the breath. Ibaze kugira ngo umwana abe mu nda kandi ahumekere mu nda nyine. Imagine the child in a womb who is breathing. Ahumeke. The child breathes in and out. Arye kandi batamugaburiye igitoki. That child is fed, yet is not fed on this food that we see. Akazagaragaza kugira ibyo arekura by'umwanda ageze ku isi ariko ari mu nda nyina ntajya atezamo umwanda ntibishoboka. And that child feeds, but when it comes to releasing some of the dirt, that one happens when he's out of the womb. Ibyo gukora pipi n'ibindi byo hazi n'ibindi ndavuze byose abikora nuko aje hanze iyo ari mu nda abaho ubuzima bwihariye. Short course and long course are done when the child is out of the womb. Ni nyina ubikora se? Is it the mother's care? Ni mama we? Is it the mother who commands not to do so? Uwo ni Yesu. And that is Jesus. Reka tumuzamure amaboko arabivuga. Let's raise the hands up to him. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Akuzi ko umwana avukana imisatsi itaraguye hano inyuma kubera amezi 9 batamwogosha aba mu nda. Reka da avukana imisatsi itunganye ariko nge buri cyumweru mbora muri saro umubona saro yarambonye ariko umwana wo mu nda mara amezi 9 imisatsi imeze neza idakura itagwa hano inyuma. Ibyo ni bushakashatsi se wabushobora. Iyo ni Imana yemwe. Iyo ni Imana ibikora. That all the works of the Lord. Ariko ngewe mara muri saro de coiffure. But for us all the time we have to go to the salons to shave. Iyo ngize ibyumweru 2 injwirizi bazabaye injwirizi zabaye ariko umwana avukana uturende twiza tunyerera tumeze neza gateguye neza wagira ngo bagatera ipasi. Uwo ni Yesu bitunganyiriza. It's Jesus that takes care of us before we are born. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Icyo kintu mujya mugiha agaciro. Do you ever value that? Yesu rero niwe migisha yose. Ufite Yesu ntabwo ari umukene. Jesus is all the blessings, and whoever has him will never be poor. Ibihe byakubwira kukenya ariko ufite Yesu ahindura ibihe. The times may tell you that you're poor, but when you have Jesus, Jesus changes the times. Ngubwiza ukuri. May I tell you the truth? Ngubwiza ukuri. May I tell you the truth? Nta mukire ubaho. There is no one who is rich. Ahubwo ibihe nibyo bigena umukire. It's only the seasons that determine the riches and richness. Kanongera mbisubiremo. Let me repeat this. Nta mukire ubaho. There is no one that is rich. Ahubwo ibihe But the seasons nibyo bigena umukire. are the ones that determine riches and richness. Murabizi ko mu minsi yashize hari uwo bita Bill Gates yari mu bakire ba mbere akaza no ku mwanya wa mbere. Do you remember that some few years ago Bill Gates was the most wealthy person on earth? Nicyo statistique yerekanaga. And that is what the statistics was showing. Ariko uyu munsi hari abandi bakire bamaze kurenga Bill Gates ari kugenda ajya hasi amanuka. Abandi bagatuzamuka. But for today there are some people who are already richer than he is now. Umuntu yitwa umukire kubera iki rero? Why is someone called rich? Baba bashingiye ku byo atunze afite uwo munsi. They depend on the riches that he has that day. Ariko mbibutse ko ubutunzi bw'isi bujya bwitera amababa bukagenda. But remember that the riches of this earth sometimes fly away. Kandi ubwinshi bw'ibyo dutunga ntabwo ari byo biduhesha amahoro nka Yesu uri muri twebwe. And how much riches we have doesn't determine the peace we have within us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hari umuntu uherutse kuvuga ijambo. Someone said, aravuga ngo ngewe ngo mbona isafuriya ndarana yanjye naririyemwe ibyo kurya indutira amafaranga araye muri banki ntazi uko biri burangire uko bukeye
kuko araranye n'isafuriya yiririyemo n'amasahani ye abiraje mu nzu, ariko amafaranga araye hanze mu nzu atubatse, ntabwo yizeye umutekano wayo ng'isafuriya n'isahani ye aririyemo ako kanya. Someone said that my plate and saucepan that I used to cook and eat is valuable for me more than the money that is sleeping in the bank. Aravati rero ibi bintu biri hanze byitwa ko ari byinshi, hari igihe bitubuza n'amahoro tukarara tudasinziriye, ariko aravuga ngo nasanze Yesu ni umugabo muryamana mukararana akajya akubwira ati umura nturi wenyine mu gitanda, ariko ibindi ntibijya biguhumuriza uri mu nzu ya wenyine. That these things that are outside that sometimes cannot be Jesus, who is always with us. We got to live. Menya Yesu n'umugisha. Knowing Jesus is a blessing. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha n'umugisha He is the one I'm telling you of. Ntabwo mubana nawe kubw'ibyinshi ufite utunze kuko uri gitangaza bagukomera amashyi, gukomerwa amashyi siko kugira Yesu, kugira karuvati ndende no gutambuka wigize igitangaza sibyo bigaragaza ko ubana na Yesu. Kugira Yesu nibanga, umukene agendana, umukire yagendana, umutunzi yagendana, ukomeye n'uworoheje yagendana, kandi yagenda agasigarana ibintu bitagira Yesu, biragatsindwa gutunga ibintu byose bidafite Yesu. Having Jesus is a secret that everyone can have, the rich, the poor, those of high ranking levels, but losing Jesus is terrible. Paulo yandikira abafilipi igice cya 3 n'umurongo wa 7. When Paul was writing to the Philippians in chapter 3 and verse 7, yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero badapima ku munzani. Yesu n'ubutunzi badashyira ku munzani, Yesu n'ubutunzi badakoresha statistic ngo babare ngo yatunze bingana gutya, ntagira umunzani ajyaho, ntagira igipimo bamupimaho, araremereye, arakomeye. Reka tumwongera amashyi yemwe, haleluya. Is valuable beyond measure. You cannot measure him, but he's so valuable to us. Yesu n'ubutunzi butagira akagero. Jesus is so valuable, is so precious. Niko twamugereranya nande? What can we equal him to? Araruta amafaranga. He is much valuable than money. Araruta amasambu. Is much valuable than land. Araruta amazu turaramo. Much valuable than the houses we live in. Is much valuable than the cars we use. Jesus is more valuable than this building because he is the one that built it. Who can you equal him to? Is greater than my mother because before my mother was born, Jesus was there. Is greater than my father because before my father existed, Jesus was there. Is more valuable than the wife I have because before I got her, Jesus was there. Is much valuable than your husband because that is a gift that Jesus gave you. Jesus is more valuable than the children you have because receiving those children is a gift that he gave you.
Who can we Twamugereranya equal nawe. him to? twamupima nande? Can we measure him? Abenshi rero kutamumenya, So for many, because they don't know who he is, none baba babirimo ejo bakaba babivuyemo. today they are in him, tomorrow they are out. None ndaza gusenga ejo sinzaza, nabonye nta bihe byiza bihari. Ibihe byiza ni Yesu. They go to pray, tomorrow they don't go because they feel they didn't get good times. The good times are with Jesus. Niko ukweho ibihe byiza mu rusengero ushaka iwanyu aho birahahora. Mu nzi iwanyu hahora ibihe byiza. Those good times you want in church, are they always there in your house? Niko umugabo n'umugore mu gitanda bahorana ibihe byiza, imyaka igahita nta munsi barara barebana nk'abazamu n'abasekirite. Does a husband and a wife always have good times? And there are times that they are always looking at one another like askaris. None urashaka urusengero rwahuriyemo imiryango 300 idahuje ibibazo ngo barebe bose kimwe. Hari uraza areba nk'injangwe ameze atya, undi ameze nk'intare ameze atya ati dore uko areba. But you want people in the church who comes from all walks of life to be in the same spirit and see things the same way. Atari Yesu uhuza abo bantu batandukanye ibibazo byabo, akabahuza akabagira umwe, bakareba kimwe, bagahumeka kimwe, bakumva ibintu kimwe, wababwira ngo nibahumirize. Ariko usibye ko hari n'abadahumiriza kamere, wava ngo nibahumirize umwe ahubwo akarushaho kureba. Biragoye kuhuza abantu 300, imiryango 300 ngo nirebe kimwe, ngivuge kimwe, yumve ibintu kimwe. If not for Jesus, it's really hard to put together 300 families and they think the same way, they see things the same way, and they are in one spirit. It's only by Jesus. Hari umuvuga butumwe mwavuze ati ngo hari abaririmbyi baza barakaye wagera hana akavuga ati muvuge ngo amen atubura hasi, muvuge ngo haleluya ati haleluya igihe nazitereye zirarambiranye. Nika abantu bateye. People are like that. Sometimes they are moody. Sometimes if you say hallelujah, they say, we have been repeating this a number of times. So that is how people are. But Jesus brings us together and puts us to rest all at once. May God put you to rest. May Jesus put you to rest. No one can take away your laden if not for Jesus. No one can put you to rest if not Jesus. Having Jesus is having a great blessing. Yes. Jesus. Yes. Jesus. Haven't you heard that people come from CYANGUGU and when they reach in Kigali things change? And those who sell pots, they become rich. They really become wealthy. Haven't you heard of it? That even if they sell ropes that tie the goats, that even if they trade this small dry fish, may I tell you where those things come from? May I tell you where they come from? Will you lend me your ears? Number one, the time the good news reached Rwanda, it crossed from CYANGUGU. Aba bantu mureba baza Kigali none bagatera imbere bavuye CYANGUGU n'amasengesho ya base na basekuru basenze mbere. Imana ivugana nabo irababwira ngo nzaha abana banyu umugisha. Their success comes from the promises that God gave to their forefathers and gave them promises that I will bless your children. Ibi babwira base bambaye amakabutura. That
That is what was told to their parents when they were wearing shorts. nta nkweto bambaraga bagendaga n'ibirenge base baba abanyacyangugu b'uyu munsi. They had no shoes by that time of the good news. nta bitenge bambaraga bari bafite icyo gihe, bari bambaye nabi, ariko Imana ivugana nabo ngo kunyakira gusa abana banyu bazabaho neza. They didn't even have wrappers, but God said, just receiving me, the children of your children will be blessed. kwakira Yesu rero, Receiving Jesus byatumye abo ngabo nubwo bari bakuze basaza, ariko imbuto zasigaye zizahabwa umugisha, zizagenda ari umugisha. Nibacuruza n'icyondo bazakigura, nibacuruza n'indagara zizagurwa, icyo bazakoraho cyose, kubera ko ubutumwa ariho bwambukiye bakabwakira. Bakire Yesu, bakira umugisha w'igihe kirekire. because they received the good news and received Jesus, they received all. That's why they are successful. Umva rero mbabwire, Let me tell you, ntimureba Yesu mwakiriye, don't you see this Jesus that you received? ubuzima uri kubamo si bw'umwana wawe azabamo. The life you're living today is not what your child will live. Hari umuruhu urushya ariko abana bawe batazaruha. There is this tiredness and trouble you've gone through that your child will not experience. Hari ubuzima uri kunyuramo bukugoye abana bawe batazanyuramo. This hard life you're going through, your children won't go through it. Kubwa Yesu wakiriye. Because of the Jesus you accepted. Mwira mwene so ngo ubundi kuruha umuruho wanjye n'uwabanjye bizarangirana nanjye, abazakurikiraho bazagubwa neza. Tell your neighbor that I'm now taking the trouble of myself and my people, but the people to come after me will not experience that. Ntimureba kuntu nkora y'Imana bimvuna. Don't you see that it has been hard to serve the Lord? Ningira umugisha bo mbyaye bakabikunda, bazakorera mu mavuta ya se na yabo muri ruzaka. But if my children love what I'm doing, they work in my anointing and their anointing, and you see the fire. Ningira umugisha bakabikunda kuko abana baba mu mahitamo yabo, ushobora kubibamo ariko abana ntibabibemo, birashoboka. If I'm blessed and they like it because they have their own choices, I may do it, but my children may choose not. Yesu wakiriye rero, The Jesus that you accepted, wakiriye impano ikomeye. you received a very big gift. Ntacyo watunga cyamusimbura. There is nothing you can own that can take the place of Jesus. Nta cyiza ufite kizamuruta. There is no good thing you have that can be better than him. Nta n'amafaranga uzatunga azasimbura Yesu. No amount of money can replace him. Niyo wakubaka igorofa igeretse 70 ntizaruta Yesu. Even if you build a 70-story building, it cannot be equal to Jesus. Niyo wagendera mu modoka ihenze ya miliyoni 600 800 miliyari, ntabwo izaruta Yesu. Even if you have a very expensive vehicle, it cannot be equal to Jesus. Nta butunzi There is no wealth bwaruta Yesu. that can be better than Jesus. Nta nubwo twamupima n'ibyo aduha. Tekereza gufata papa wawe ukamugeranya n'akawunga yaguhaye. Can you imagine equaling your father to the food that he gave you? Ibaze gufata mama wawe wakubyaye ukamugeranya n'ibishyimbo yakugaburiye. Can you imagine Wabikora? equaling your mother to the amount of food that she gave you? Can you do that really? Tekereza gufata umubyeyi wakubyaye ukamugereranya n'iriba ya baze cyangwa super wagisi, niba ari super wagisi ntamenya, sinzi n'ibindi ntajya amenya cyane, ngewe gasinya amenya amazina yawe, ntacyo twamunganya nacyo. Can you equal your parent to the piece of cloth or something else? Ntabiriho none. It's not here now. Nta nibizaza. It will not be there in the Nta future. nibyashize twagereranya na Yesu. And there is nothing that is of the past that we can equal to Jesus. Icyo ufite cy'agaciro ni Yesu, nicyo cyane. What you have that is more valuable is Jesus. Nutakaza Yesu ibindi byose bizasigara ari vide. If you lose Jesus, the rest will be nothing. Mbabwira ikintu gikomeye Yesu afiteho umwihariko. Let me tell you one thing that Jesus has which is unique. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Agizwe n'umutima, akagirwa n'amaraso n'inyama. A human being is made up of the heart, the flesh and the blood. Yesu aragereranywa n'umutima w'umuntu. Jesus is equal to the heart of a person. Iyo Yesu avuye mu muntu nta kiba gisigaye,
ni umutima uvuye mu muntu. Umuntu utagira umutima abaho. If the heart is got out of a person, that person is done. There is no one who exists without a heart. Rinda Yesu uri muri wowe. Protect the Jesus that is within you. Kuko niwe soko y'imigisha yose. Because he's the source of all blessings. Reka tumukomere amashyi menshi. Let's clap for Jesus. Amen. 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 Muri byaremye ngo namenye neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza. Ntacyo we ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe. Dusezeranye nawe isezerano ryo kutazamurika. Yesu turakwemera. namenye neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza. Ntacyo bidutwaye we. Ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera rizahora rizamuye kuri twebwe. Dusezeranye nawe isezerano ryo kutazamurika. Yesu we turakwemera. mbabwire ijambo rito. Let me tell you this simple word. Abantu benshi So many people ntibakunda Yesu do not love Jesus, ariko bakunda ibyo abakorera. but they love what he does to them. Kanongera mbisubire. I repeat Abantu this. benshi Many people ntibakunda Yesu do not love Jesus, ariko bakunda ibyo Yesu agira ute. but they love what? Muzakore analyze muzabibona. They love what Jesus gives them. Analyze this and you will see. Muzahura n'abantu mwasenganaga n'umubaza ngo ese kutagisenga ngo shangura aho ngo ese uracyasengera kwa runaka. You will meet a number of people that you congregated with some time back, and they will ask you, do you still fellowship in that church? Ngo shango ngenga ibintu byakomeje kumbera bibi n'ukuri narananiwe. Siga abuze uko pe naracogoye singubeshye rwose ibyaha yagiyemo ntari bubikubwire. Oya ariko arakubwira ko rwose yewe ese aracyahanura. Instead of not giving me a child, I would have rather not married. Sa matiku nayiki. What is that all the grumbling for? Kayo matika barayi. What is all that for? Ntabwo ikimenyetso cya Yesu ari abana. The sign of Jesus is not children, Nta nubwo ikimenyetso cya Yesu ari impeta. and the sign of Jesus is not a ring or getting married, Nta nubwo ikimenyetso cya Yesu ari inzu ndende wubatse. and neither is it a tall house. Ari ibyo abatagira abana nta Yesu wabagira. If it was for that, those who do not have children wouldn't have had Jesus. Ubwo abadafite inzu nta Yesu wabafite. Those who do not have their own houses would not have Jesus. Dore igisubizo ni kimwe. The answer is one. Tuzagumana nawe yabikoze atanabikoze. We'll be with him if he does it or not. Tuzamwemera ibibazo bihari n'ibisubizo byaje. We accept him if there are problems or we have answers. Tuzamwemera turwaye cyangwa turi bazima. We accept him when we are sick or when we are okay. Tuzamwemera twariye cyangwa tutariye. When we have eaten or not, we'll accept him. Tuzamwemera yavuze atanavuze. We accept him if he has spoken or not. Tuzamukorera imvura igwa cyangwa izuba riva. We serve him come rain, come sunshine. Niki twanganya na Yesu, niki twamugerera. What can we equal to Jesus? Hallelujah. 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 Mbese ubwo uracyajya gusengera kwa runaka. Do you still fellowship in that church? Urusengero rwose niba rurwa runaka atari urwa Yesu, urwo rusengero bazarusenya. If that church belongs to so and so not for Jesus, it should be abolished and brought down. Ngewe ndi umugaragu wa Yesu. He
umugaragu. is a servant of Jesus. Nta rusengero rwanjye ngira. He doesn't have his own church. Ndi umugaragu wande. Is a servant of who? Of Jesus. Nje ndi umukozi wa Yesu. Is a worker, is a work of Jesus. Nje ndi umuboyiste wa Yesu. He is a servant of Jesus. Ngateka nkazanira abana ba Yesu ngo murye maze data buja akambwira ati warakoze. He cooks and brings the food to the children of Jesus, and his master will say, yes, thank you. Ibaze rero umukozi wo mu rugo rwa Yesu afasha abana ba Yesu akabagira be yarangiza ibintu byose akabyita ibye yemwe urumva utabuteye kudeta. Imagine the servant of Jesus getting the children of Jesus and calls him their own. Isn't that a coup d'etat? Hari abantu rero bakora umurimo w'Imana nk'abateye kudeta Yesu. And there are some people, there are some servants of Jesus who have put a coup d'etat from Jesus. Niwe Yesu niwe wa mbere. Jesus is the first one. Twese niryo zina duhumekeramo. All of us, it is the name that we breathe in. Reka tumukomera amashyi. Let's clap for Jesus. Emera Yesu ayobora ubuzima bwawe. Allow Jesus to lead your life. Yohana bivuga igice urwa mbere rwa Yohana. Reka dusome mu rwa mbere rwa Yohana. Let's read John 1. Rwa mbere rwa Yohana. Inzandiko mu nzandiko. Let's read 1 John. Igice cyaho cya gatanu. 1 John chapter 5. Turasoma ku murongo waho wa mbere. We read verse 1. Haravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu Kristo, uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyaye. Mwumva aka kantu baretse gusoma ndakomeza. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe. Niba ariho gukunda Imana yabyaye ugomba gukunda n'uwo yabyaye ari we Yesu. Munyumve neza. Niba hariho gukunda Imana ariyo yabyaye ukwiriye gukunda n'uwo yabyaye ari we nde? Yesu. Icya kabiri mwumva amagambo yavuze yakoresheje. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda, iki nicyo kitumenyesha ko dukundana cyangwa dukunda, ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uku, umva gukunda Imana uko ariko nukwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya. Amategeko y'Imana ntagira ute? Amategeko y'Imana nta ararushya. Yemwe munsomere numve murasomye. Amategeko y'Imana ntagira ute? Ntarushya. Murabizi impamvu ibintu bimwe bitunanira nuko tutazi kumvira Imana icyo ari cyo. Reka ngomeze uze gusoma. Kane, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi n'ukwizera kwacu. Gatanu, ninde unesha iby'isi kiretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Gatandatu, niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso. Si mu mazi yonyine ahubwo n'amazi n'amaraso nayo. Donc yarabatijwe aranapfa, kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu, umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, ibyo Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo 10. Uwizera umwana w'Imana bafite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise Imana inyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo. Let's read John 1 chapter 5. We start from verse 1. It says, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God,
by loving God and carrying out his commands. In fact, this is love for God, to keep his commands, and his commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. This is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood, and it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. For there are three that testify: the Spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. We accept human testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Whoever believes in the Son of God accepts his testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony of God has given about his Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has the life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Amen. Murabizi ko hari abantu batemera Yesu. You know, there are people who do not believe in Jesus, Bavuga abandi batari Yesu. who speak of others who are not Jesus, Ariko bakemera Imana. but they accept God. Dore icyo birivuga. This is what the Bible says. Iyo wemeye Imana ntiwemere umwana. If you accept Jesus, if you accept God and do not accept the child, who is Jesus, N'Imana irakwihakana. and and God himself does not accept you. Kuwemera Imana akwiriye kwemera n'umwana. Because he who accepts God accepts the child, accepts the Son. Rero Therefore, uwo mugisha ni uwa mbere. that is the first blessing. Mbifurije kuwutunga no kuwugumana. I wish you have it and keep it. Hirya ya Yesu, Beyond Jesus, imbere ya Yesu, before Jesus, inyuma ya Yesu, behind him, hirya hino nta mugisha uriho. around him, there is no blessing. Umugisha ni muri Yesu. The blessing is within Jesus. Umva mwa basore. Listen to me, young men. Umugisha si amafaranga muzaha. The blessing is not the money you will have or you own. Ahubwo umugisha ni Yesu uzabahahira imigisha. But the blessing binyuze is muri Jesus, who will give you the blessings through him. Ngiye kuvuga umugisha wa kabiri. I'm going to speak of the second blessing. Umugisha wo gukoresha amaboko yacu. The blessing we get through the works of our hands. Turacyari kumwe. Are we still together? Hari abantu bakunda kwiga. Are there people who love to learn? Mujye mwemera kwiga nibwo muzamenya ukuri kuzatuma mugera Imana ishaka. You should love to learn, because that is when you will learn the truth that will lead you to where God wants you to reach. Umugisha wa kabiri gukoresha amaboko yacu. The second blessing is through the works of our hands. Umvira ijambo kandi uryitondere. Hear this word and take heed of it. Kudakoresha amaboko yawe ni umuvumo kuriho. If you don't use your hands, that is already a curse upon you. Kudakora imirimo y'amaboko. If you don't do works with your hands, ni umuvumo. it is a curse. Donc kutagira akazi. If you don't have a job, Si umugambi w'Imana ni umuvumo. it's not the plan of God, but it is a curse. Kutagira akazi. Joblessness, Kudakora. not working, Si umugisha uva ku Mana. it's not a blessing from God. Ni umuvumo. It is a curse. Yesaya 3:10. Let's read Isaiah 3 and verse 10.
Yesaya 3:10. We are reading Isaiah. Reka dusome mu izina rya Yesu. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Tell the righteous it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Abakiranutsi, The righteous, bazagubwa neza. they be well. Bazatungwa n'imirimo y'amaboko. They will enjoy the fruits of their deeds. Kudakora n'umuvumo. If you don't work, that is a curse. Gukora n'umugisha. Working is a blessing. Imana yambwiye God told me ngo sengera abana bayo uyu munsi bakurwe umuvumo wo kudakora, bahabwe akazi, bahabwe umugisha n'Imana. that I pray over his children so that they will receive jobs and be blessed by God. Imana yahaye umugisha umugore n'umugabo. God blessed men and women. Umva mwaba mama mwe. Listen, mothers here. Ntugasengere umugabo wawe ngo abone akazi wowe usigara uri mu rugo gusa. Don't pray for your husband to get a job and you remain home. Niko gasuzuguro abenshi musuzugurwa. That is why sometimes you are despised. Ukumva ko umugabo ari uzazana byose, wowe uraho gusa wibere mu rugo, bakugaburire wirire, wiryamire, woroshe ubuzima. Ntabwo ari impano iva ku Mana. No. Umuntu wese yaba umugore yaba umugabo yahawe umugisha w'imirimo y'amaboko. Everyone was blessed with works of hands. So if you feel it's your husband who is to provide everything for the home, that is a curse. Birumvikana? Do we understand this? Twongera dushimira Imana tuwe ngo Mana turagushimira ko uraduha akazi uyu munsi. Let's thank God for that. Kuba umugore adakora, If the wife is not working, umugabo nubwo yaba yinjiza miliyari ku kwezi, even if the husband earns a billion, ntabwo ari byo. it's not right. Akwiriye kwicara akavuga ngo nanjye ndajya njyana n'uyu mugabo anyigishe wenda kuyakira, njye nyakira gusa. The wife should say, I should be going with my husband, at least I learn how to receive this money. Niba ari muri company y'umugabo icara kuri reception. If it is in your husband's company, at least be the receptionist Wakira abamugana. and receive the people who are coming to the company. Apana kuyo ugira gutya gusa mu rugo. Don't just sit cross-legged in the home. Numuvumo. That is a curse. Nta mugisha ubirimo. There is no blessing in that. Ntawo rwose. There is no blessing. Kuko iyo miliyari niwe si wowe. Because that billion comes from him, not you. Itangiriro. Let's go to Genesis. Igice cya mbere. Genesis chapter 1. 27. Igice cya mbere umurongo wa 27. Genesis chapter 1 and verse 27. Imana ire mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Genesis 1 verse 27 says, so God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female. Male and female he created them. God blessed them. Donc ire mu mugore n'umugabo bombi baha. He created umugisha. man and woman and both were blessed. Rero Therefore, mbagira inama mu ijambo ry'Imana. let me advise you in the word of God. Nusengera famiye yawe ngo igire umugisha, nawe ujye wishyiramo. If you pray a blessing over your family, include yourself. Kuko ari abadamu bamwe bakunda kumva yakicara agasengera umugabo agenda akore we yicarire mu rugo nta kibazo. Some women pray for their husband, they go to work, but for them they stay at home. Bamwe bakagira urwitwazo ngo mfite abana batoya. Some have some reasons that we have small children. Ubuse nta bagore bafite abana batoya bakora bakabasigira abakozi n'amata bakabagaburira bakabanywesha amata yataga sanga abana ari bazima. Are there no women who have young children yet they are working? They have maids who stay at home to take care of their children. Dore impamvu Imana ishaka ko abantu bose bakora.
This is the reason why God wants everyone to work. icyambere nta bazagira mu ijuru rimwe umwe arapfunda agasigara. The first reason is that no two people will go to heaven at once. One will die, another one will remain. Nudasengera ibiganza byawe ngo Imana ikwigishe gukora uwo mubana aramutse apfuye bizagenda gute? If you don't pray for your hands to be blessed, what if your spouse passes on? What is going to happen? Reka tureke ntanapfe. Agize impamvu ikomeye, uburwayi bukomeye butuma atakibasha gukora bizagenda gute? Leave alone death. Now if it is a sickness that does not allow him to go back to work, what is going to happen there? Twese turi umugisha. Both of us are a blessing. Imana yadugeneye imigisha yacu. God gave blessings to all of us. Mu isengesho ry'uyu munsi rero, In our prayer today, umva ukwiriye kuba umugisha ukazaba umugisha ugatungurana. pray that you become a blessing. Reka se mbaho ubuhamya butoya. Let me give you a small testimony. Abadamu ahanga hari igihe batanyumva. Sometimes women don't understand Turaduteza abagabo pastor. that you are just now creating war with our husbands. Ntabwo nge mbateza abagabo. That is not my intention. Ndabigisha uko mushobora guhabwa umugisha mwe. I'm teaching you how you can all get blessed. Umugabo atuye hano hakurya Kacyiru hafi na presidence. There is a man who lives close to the president's office. Yakoraga akazi ko gufotora. He was a photographer. Umugore nta kazi yari afite. And the wife was a housewife. Igitondo kimwe Imana ibwira umugabo iramubwira ati wa mugabo we nubwo usuzugura uyu mugore ukamubwira ngo nta mavuta yagura ukavangwa nawe yisiga nta mufata ukamucyurira ngiye kumuha umugisha we kandi uzamwifuza. Then one time God told that man that much as you despise your wife, I'm going to bless her and you'll be surprised. Umunsi umwe One time aragenda afungura akaduka Nyamirambo. the lady went and opened a small shop in Nyamirambo. Ku mafaranga yarahawe na musaza we. And the capital was from her brother. Atangira gucuruza imyenda y'abadamu n'inkweto z'abadamu. She started selling women shoes and clothes. Umugabo akajya haca akavanga ariko ibi bintu byawe ubamo musaza we yakuremeye urabona bizashoboka watashye ukajya mu rugo n'ubundi kumenyereye mu rugo. The man used to say, now where will this take you? How far will it take you? Why don't you go back home and stay there? Ntiyacika intege akomeza arakora. She wasn't discouraged. She continued working. Murabizi ko Nyamirambo hari ari mu mujyi. And you very well know that Nyamirambo is really hot. Abona undi mukobwa biganye nawe warongowe yari yarashatse aramubwira ati ngwino nkwigishe kujya Dubai. She met her schoolmate who told her, come I show you how we'll get things from Dubai. Aramubwira ngo nta gishoro ufite cyanjyana ye Dubai. She said, I don't have enough capital to go to Dubai. Nawe aramuremera. She also gave her some money. Baragenda bakajya bajya Dubai. They started going to Dubai. Twa dufaranga bamuremeye agenda twishyura. That small money that there was given to her, she kept paying it back. Iduka rye rirakura. Her shop extended. Agira umugisha. She was blessed. Umunsi umwe umugabo arahanyura aravuga ngo wa mugore usigaye wiba. One time the husband came and said, Ibi byavuye he wa is mugore? it really your money or you're cheating from somewhere? Where did you get this from? Ati Imana yanjye igenda indemera. She said, my God is always putting something onto my business. Sinone se ufite undi mugabo wakwinjiriye kuko abagabo niko batekereza. Iyo umugore yungutse ari igihe umugabo agira ngo umugore we baramwinjiriye. Ntabwo bamwinjiriye. Ni Yesu wamwinjiriye. Then the man started, do you have some other man that is providing for you? And that is the mindset of men. When you start achieving, they think there is someone providing for you. Abagore bo mu mujyi bose baramuyoboka bajya kumugurira. All the ladies in town went to buy from her. Imyaka ibiri. In just 2 years, yarageze ku rwego apakira kontineri ye y'imyambaro bakayizana. just in 2 years, she was able to have her own container shipped on for her. Arangije akora surprise mwaba mama mwe ndagira ngo mbabwira akantu. Then she did a surprise. Umugabo yagendaga na moto. The man was using a motorbike. Amugurira imodoka Dubai nshya arayimuzanira.
She bought for the husband a brand new car and brought it to him. ayiparika ahantu ariyaza amajerwa bajya baparika aza no kwivanayo ayitegura ahantu kuri hoteli arayihagarika arayitwikira arayihisha. Then she got it from Majerwa, took it to some hotel and covered it. ahamagara umugabo aramubwira ati ndagushaka kuri hoteli duhure tuganire. She called the husband, let's meet at this hotel so that we may talk. umugabo ati kuri hoteli wa mugore we, kuri hoteli se turajya kumara yi. The man said, now what business do we have at a hotel? kameme ntabwo yari yarigeze amusohokana we, none umugore agiye kumusohokana. The husband had never taken the wife to a hotel. Now it was the lady who was taking the husband out. aramubwira ati hari abantu bashaka kukuganiriza. The lady said, there are some people who would like to meet you and speak with you. kandi barashaka kugira ngo umenye ko uburya nawe bakuzi kandi bagukunda. And they just want to know you, that they know you and they love you. umugabo afasha akamoto no kuri hoteli. The man came with his motorbike. inkoko bayishyizaho, Chicken, ifiriti bayishyizaho, chips, salade bayishyizaho, salads, amaji barunzaho. drinks. arabwira ati ariko se mwabadamu mwe muri abaye? She was, now, ladies, what is this? turi inshuti y'umugore wawe. They said, we are just friends of your wife. mwese kubera iki mwagambiriye kuntumira ngo duhurira? Why did you purpose to call me and we meet here? baramubwira ati dukunda umugore wawe, twari twifuje ko nawe twabonana tukaganira. They said, we love your wife and we felt like meeting you and speak with you. ataha umugore wanjye yabaye umucuruzi, atese ibintu byanyu n'uyu mugore wanjye yagiyemo mubona bizabahira, mubona bizaba ibintu. Then he said, my wife became a trader, a businesswoman, but do you really feel this thing will last? baramubwira ati twe byaraduhiriye, ariya amamodoka ubona paritse ariya na yacu, ariya paritse ariya na They yacu said, byaraduhiriye. we are so blessed and those cars you see belong to us. barangije umugore arahaguruka aravuga ati mugabo wanjye ndagukunda, haguruka duhoberane. Then the wife took a word and she said, please stand up, I wish to hug you. umugabo yarwaye umutwe yaravangiye arabaza uyu mugore arahamagurutse abantu agiye kumubera. hari abagabo buriya batamenyere guhoberwa. The man was really confused. He was not used to that. aramuhobeye, She hugged him, amuhaye bizu n'umugore we n'umugabo arayimuha neza. pecked him and so on. arangije akura kontake neza muri ziriya ndabyo zanyu mujya mupanga, akuramo kontake. Then she got a car key from a bouquet of flowers. aravanga iyi kontake nyishyize mu biganza n'iyawe. And he said, I give you this car key. umugabo ati ye ati kontake And none he se said, ugira imodoka? car key, do you have a car? barayitwikurura baramubwira ngo iriya modoka ni yawe. They umugabo yari agiye kurwara uncovered umutima. it and said that car belongs to you. The man almost ran mad. ibyo umugabo ntiyari yarigeze abishobora, ariko umugore arabikoze. What the woman did, the man had never been able to do. munyumve mbabwire mwabadamu, murashoboye, muri abantu bateye ubwoba. Imana ibahaye umugisha, mwazagurira abagabo banyu Let me amamodoka. tell you, women, you're so strong, you're so blessed, you can do mighty things for your husbands. ni wowe Imana ishaka gukoresha wowe It's you ukazakura umuryango wawe igisuzuguriro. wants to use so that you uplift your family. ikibazo ni ukubyumva mu mutwe. The problem is to understand it. ahubwo tutekereza ko abagabo aribo bazabikora gusa. We always think that it's only the men who can do it. umugabo azangurira bino byose, My husband will buy this and that. umugabo azanyubakira inzu, My husband will build our own house. umugabo azanjyana mu ndege. ibintu byose ni umugabo, ibintu byose. erega nawe uri umugabo muri Yesu. Bibiri twese turi Everything abagabo you muri think Yesu. of the man, we are also men in Jesus Christ. mbwirira mwene so ngo twese turi abagabo muri Yesu. Tell your neighbor that we are all men in Jesus Christ. No man, no woman. mureke soze. Let's conclude. haleluya. Hallelujah. ndagira ngo nkubwire, I want to tell you, imitwe yacu nidasingira ko turi abanyamugisha twese, hari abatazasengera gukora kandi ari Imana yashingiyeho ko ari abacunguzi b'umuryango. if we don't accept it in our minds, we'll not receive what God purposes for us. wifitiye icyizere? Do you believe in the Lord? wifitiye icyizere? Do you trust in mwaba mama yourself? mwifitiye
icyizere Do you believe in mwemera yourselves, ko Imana women? yabakoresha mugacungura imiryango Do yanyu you believe that God Nino can byumva use tena, you hallelujah. to uplift your families? Hallelujah. Hallelujah. ibindi byo namwe mwarabibonye hari umugore wagiye akora saving udufaranga hawe n'umugabo aragenda arasevinga amaze gusevinga aragenda agura inzu amaze kugura inzu ayitunguza umugabo byaramunaniye kubaka inzu arayimwereka aramubwira ati mu mafaranga wajya gumpa yo guhaha dore amafaranga nabitse iyi nzu nayaguze muri ya mafaranga wajya gumpa yo guhaha arayimwereka murashoboye mwaba mama mwe murashoboye uvuga turashoboye mu izina rya Yesu. You are able, you can do my things. There is some lady who kept on saving some small money from the money her husband was giving her, and in the end she bought a house which the husband had failed to buy. So women are very strong. They are capable of doing mighty things. Let's conclude. Rero ugomba gukora kugira ngo uhabwe. You have to work so that you ugomba have gukora the kugira ngo fullness. uhabwe. You have to ugomba work. gukora kugira ngo uhabwe. You have to work so that you will ugomba receive. gukora kugira ngo uhabwe. You have to utavuze work. ngo ngende umugore. No. Don't see yourself as a woman, but work. Abagore b'intwari muri iki gihugu hari ahantu bagejeje igihugu cyacu. Mighty women have taken our count to some level. Ntabwo uri umugore uciriritse urakomeye. You are not a cheap woman, you are very strong. uvuye ngo turakomeye. Say we are strong. Amen. Amen. Niko igihe ntari mpari urusengero ndi wari uyoboye hafi umwaka wose. Ndi wari uyoboye. Amen. Ngaho yarureka subwo nari gusanga iki. The time he wasn't around, Mama Pastor had to pastor the church for almost a full year. Iyo yicara akarambya mu bana be ko yarabafite akajya avuga ati uwahamagawe yaragiye naza azongera twari gusanga iki yaza kuba umugore w'ikigwari. If she just sat down that the one who was called is not here, what would have happened? Menya ko ari umunsi umwe uzahagarara mu cyuho umugabo yagize ikibazo wahagarare neza. Remember that one time you'll have to stand in the gap when your husband is not there, and it's possible. Hari umunsi Imana izaramiza amaboko umuryango wawe, amaboko yawe akaramira umuryango, akaramira abana, akaramira umugabo. Igihe adahari uri umugisha mu izina ryande rya Yesu. Uplift your family when your husband is not there, in the mighty name of Jesus. Timukabe babanebwe gusa urashaka wowe ntabwo tukwiriye kuba umunebwe. Ubunebwe ni umuvumo, kudakora ni umuvumo, kudatekereza gukora ntabwo ari umugisha. Do not laze around. Not working is a curse, it's not a blessing. Tugatekereza ngo ibintu byose bazabigukorera. Don't think that everything will be done for you. Ubikora igihe atazaba hari. The one who is doing. Nyine uwo wizereramo Musa azarwara akagira ikibazo yajya kwa muganga. Ntababwiye madamu n'urusengero yarutanze mwagera kuri miliyoni twishyura urusengero. Uri uryamye CHIK yagiye hakurya gatoya, hakurya yaragiye Kampala, yari ibintu yaragiyemo akora impanuka, amaguru yose yaravunaguritse, tuno twaravunaguritse. Mbabaze niba atacyongeye gukora umugabo ntazakora, aba yari umugabo byabaye hose, umugore agasigara ntabwo yagira icyo amarira abana n'umugore nako n'umuryango. So that lady that was talked about, if it was vice versa and it was the husband, wouldn't the family continue to live? May God bless you. May God bless you. God bless you. Hari ingaruka zo kutagira akazi ni nyinshi. Icyambere, there are effects of joblessness, and one ingaruka reka nzivugeho mvuga ka gatatu mide dusenga. Icyambere ubukene, amaganya, kwiheba, amagambo menshi ateranya abantu. Murabizi ko abantu batagira akazi ntibaburana n'amagambo amatiku. Doraragiye wirirwa ureba abasotse ukirirwa ubabara, ukirirwa mu bintu. Kutagira akazi biragatsindwa, wirirwa ureba uko abandi binjira ati yinje nande. Ibyo no kutagira akazi, amatiku n'amaganya no kwirirwa ariko ubungenza abahonde. Iyo ukora ayo maganya n'amatiku ya Satani, tugira uwo mwanya uba mu byawe, uba mu byo ukora, ugendera mu byawe, ukabaho ufite intego mu izina ryande. Yes, joblessness has a lot of effects. There is poverty, there is
grumbling, there is spying over other people who are working. But if you're working, you don't have time for that. You do your work, you go to work, you come back home. There is no time for such words. Abatesalonike ba kabiri. Thessalonians. Abatesalonike urwandiko Paulo yandikiye abatesalonike rwa kabiri 3:10 hari ijambo rivuze ngo kuko icyari cyo twategetse tukiri kumwe namwe umuntu wese wanga gukora ntakarye nubona umuntu adakunda gukora ntakagira ute ntakanarye. Those who do not work should not even eat. Umuntu adashaka gukora ariko agashaka kurya. If you don't want to work and you want to eat, where will you get what to feed on? Udashaka gukora ariko ugashaka kurya. How come you don't want to work but you want to eat? Hari udukobwa tw'utunebwe twirirwa twarikatishije muri mukoro mwahishije wabizanye se wabihaje ubuhungu ngubwo Imana izaki urubyiruko rudashaka gukora abantu nkabo. Bibiliya avuga ngo nicyo twabategetse mu itoro ry'Itesalonike kudakora adakwiriye no gushaka ibiryo. Though there are some young men and women who do not want to work, they just come home to ask for food. The Bible says it clearly. If you don't work, you shouldn't even eat. Timotheo 5, rwa mbere rwa Timotheo 5. Let's read Timothy 5. 1 Timothy 5. Umupfakazi mu by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana akomeze kwinginga no gusenga no kumanywa na nijoro. Ariko mwumve neza 6 ariko uwidamararira abapfuye ahagaze ubategeka ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe ababaye mubi hanyuma yutizera kwanga umuntu ibi bintu. 1 Timothy 5 verse 5 says, the widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Bibiliya iravuga ngo niba hari umupfakazi utagira umugabo nakomeza abe kumava asenga Imana kumanywa na nijoro. The Bible says that even the widow should always pray day and night. Ariko kandi umugabo n'umugore bari mu rugo niba adashobora gutunga abe mu rugo rwe ababaye mubi kuruta abatizera. Donc niba umugabo adashobora kurwana guhaha ngarwane n'umuryango avuga ngo uyu muryango wanjye uzabahute umugore abirwanira umugabo abirwanira abo bantu bababaye babi kuruta bataramenye Imana. But a man and a woman who do not fight to provide for their families, they are even worse than non-believers. Bakundwa, beloved ones, birakwiriye ko duhabwa umugisha wo gukora tugakorera ingo zacu tugakorera abana bacu tugakorera abagabo n'abagore bacu tugatunga imiryango yacu kuko icyo ni Imana idusaba. Iyo tutabikoze tuba babi kuruta batizera. We should be blessed in the works of our hands so that we'll be able to provide for our homes and our children, because if we don't do it we are worse than the non-believers. Umugisha wa nyuma, the last blessing, nugukorera Imana mu rusengero, is to serve God in his sanctuary. Na hariya hanze ugakorera Imana ariko ukoresheje ibyo ufite gusura abarwayi bashyira umuceri bashyira amata bashyire genda usanga bababaye ubahe kubyo Imana yaguhaye muri urwo rwunguko wungutse genda ugaburira abandi genda ufasha abandi ntukabe ushaka ko bagutunga rwana ishyaka ryo gutunga abantu batungishe gerageza bene wanyu bakennye bakenure ariko byose bizava kuko nawe wakoze. Ariko iyo utakoze urasuzugurika, iyo utakoze uragawa, iyo utakoze ntutumirwa mu bukwe, iyo udakora abatagira uburyo ntibajya babatumira mu birori muhora mutongana ngo nge nta invitation bamba. Ariko se bayiguha bate? Wamara iki? Urajya gukora iki kujya kwicara gusa? Abantu bakoze barifuzwa. Iyo umuntu akora baramushaka, iyo umuntu akora abera abantu umugisha, iyo umuntu akora agakora akagira icyo yinjiza abantu barabaza kumusaba. Muraba gusabwa muhaguruke dusenge. Abantu bazarambura ibiganza babasabe. Amen, amen. So it is another blessing to be blessed. You serve in the church and outside. You feed the needy, the poor, the sick, and so on. You will be someone that is really respectable and needed in the society because you are providing for those who are in need.
Bibiliya iravuga ngo muzaba imitwe ntimuzaba. The Bible says that you'll be heads, you'll not be tails. Muzaguriza amahanga ariko mwe ntimuzayaguza. You will lend, but they'll not lend to you. Abantu bazaza kubashaka ibibatunga ariko mwebwe muzaba mufite ibigega byuzuye. People will come to ask from you, but for you, you have full storehouses. Ibyo si amagambo ni ugukora, ni ugukora. That one comes from working. It's not mere words. Rebera mwene se umufate mu kiganza. Take your neighbor's hand. Mwegerane umwe mwafata umwe. Ntabwo mfashe. Umwe gusa bari ufata. Umwe. Just hold the hand of one person. Reka dukore ni byiza mu mbaraga twahawe. Uzagera kuki udakoze mugenzi, abakoze barifuzwa. Ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore ariko umugisha we utari nitwaronka. Reka dukore ni byiza mu mbaraga twahawe. Uzagera kuki udakoze mugenzi, abakoze barifuzwa. Ariko muri byose tujye twibuka yuko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore ariko umugisha we utari nitwaronka. Ndagira ngo uwo muntu ufashe. I want you ufashe that person whose hand you're holding, ugiye kumwatura haya magambo. You are going to proclaim these words. Niba koko waramenye Yesu, if you have really known Jesus ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, and accept him as your Lord and Savior, naguha icyo ukora. Let Jesus give you what to do. Naguha icyo ukora. Let Jesus give you what to do. Naguha icyo ukora. Let him give you what naguha icyo ukora. Have something to do. Kandi and uzabona ukubera abandi umugisha, so that you will become a blessing to other people. Nta mugisha uba mu birenge bibiri gitubwira. There is no blessing in the foot that you have. The blessing is in the hands. Umugisha uba mu biganza. The blessing is in hands. Murakoze kuramburirwa ikiganza n'Imana, ikuramburira ikiganza, iguhe ibyo ukora, uzabera abantu umugisha, uzabere bene wanyu umugisha, uzabera ahantu hose uzakandagira umugisha, uzabona uko utanga mu rusengero, uzabona uko utanga hanze, uzabona uko ukorera Imana, uzabona ibyo ukoresha, Imana ikuramburira ikiganza. Bibiliya yavuze ngo abakiranutsi bavuga ko baguwe neza bazatungwa n'imirimo y'amaboko, apana ibirenge byabo, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana ikuramburira ikiganza. Mana mu izina rya Yesu turasenza aka kanya mu mbaraga z'umwuka we, ndategetse mu ijambo twize uri umugisha Yesu, twarakwakiriye turakumenya. Icya kabiri twaha umugisha mwami mu buryo bw'ijambo ryawe, turaryumva turaryemera, ariko dukeneye ko umugisha uri ubuntu butagereranywa. Ni wowe warambura umugisha mwami, ugaha abana bawe umugisha, ukabagirira neza, ukabahaza ibyiza mu izina rya Yesu. Ubushomeri bukurwa hagati muri twe, kudakora ni umuvumo, kudakora ntabwo ari umugisha. Mana nyemerera uyu muvumo turawiyambuye, rambura ikiganza w'abana bawe umugisha, baramburira ukuboko mwami w'abana, baramburira ukuboko mwami w'abana, baramburira ukuboko babona icyo bakora. Ubushomeri buvanwe mu ngo zacu, ababyeyi bahabwa akazi, abagabo babona akazi, abasore babona akazi. Ubukene turabwanze mu izina rya Yesu. Bazabera abantu bose umugisha, bazagera bazaba imbuto. Ukuboko kwawe kw'imbaraga mwami kuzakomeza kugaragara kuri bo, kandi imigambi yawe izakomeza kwerekanwa mu izina rya Yesu. Uhereye none Mana, imbaraga zawe zikomeze kugaragara. Urakoze kubikoza Yesu, urakoze mwami, urakoze kubikoze. Haleluya. We uzabera abantu umugisha, uzabera abantu umugisha, uzabera abakomeye umugisha, uzabera aboroheje umugisha, uzabera itorero umugisha, uzabera igihugu umugisha, uzabera umuryango wawe umugisha. Aho uzagera uzaba umugisha, aho uzicara uzabura umugisha, aho uzaryama uzabura umugisha.
umugisha, aho uzarara uzabura umugisha, aho uzaburi hose umugisha w'Imana uzakubeho muri byose. Ninde byakira tere nka haleluya 3. Ongera uzamure haleluya, ongera uzamure haleluya. Ndumva mbabwiye amagambo yabakiza. Timureba amasezerano yose muzatunga ashingiye ku gukora. Nta nari muzabona icyo twita ibitangaza bikomeye bifite imbaraga, bifite none n'ejo hazaza, bishingiye ku mirimo y'amaboko yacu. Ariko nibitagenda gutyo tuzatunga ibintu biraho mu kirere gusa biraho. Nagira ngo mbabwire rero, kunda umurimo, kunda igihugu cyawe, kunda itorero ryawe, kunda Imana yawe, kunda Yesu wawe, ariko cyane cyane uharanire kugira icyo wakora kizatuma ubera abandi umugisha. Imana ibaha umugisha. Zamura ibiganza byawe ngusabira umugisha. Mwami Yesu, ndasabira ubwako bwawe umugisha mwami. Iri teraniro rihawe umugisha nawe. Ubwo bakumenye mwami, bakakumenya, bakakwizera, kura umuvumo hagati muri twe kudakora, kura umuvumo w'ubushomeri hagati muri twe, kuramo mwami kiza kudakora, kuko gukora n'umugisha. Umuryango wabonye ibyo ukora utera imbere, umuryango wabonye ibyo ukora ugaburira abakennye, umuryango wabonye ibyo ukora ugaburira abandi bababaye, umuryango wabonye icyo ukora ubwo kwifuzwa. Tanga akazi hagati muri twe mwami, kiza indwara, kiza ibyago mu izina rya Yesu. Kandi mwami bazakore mu itorero, bazajye biga gutanga kimwe mu 10, bature nk'uko bikwiriye, maze bazabera itorero umugisha, babera igihugu umugisha. Abazakora bazajya basora. Man, nta na kimwe utaduhaye, ariko rambura ukuboko ukingura imiryango. Muri aya masengesho turagushimiye ko hari imiryango ikingutse, turagushimiye ko hari icyo ukoze hagati muri twe mwami. Urakoze kubw'ubuntu bwawe mukiza wacu, urakoze kuko ari ijambo wavuze ridahinduka. Waravuze ngo abantu nibakiranuka bagakora ibyo gukiranuka uzabaramburira ikiganza. Ramburira itorero ikiganza, maze uhire ibiganza byabo, uhire intambwe zabo, uhire ingo zabo, uhire abana, uhire abagabo tutari kumwe, uhire abagore tutari kumwe, uhire imiryango yacu, uhire igihugu cyacu mwami, uhire itorero. Ibiganza byacu bizahora bigukorera, amaboko yacu azagukorera mwami. Ibyo tuzakora byose tuzabikora ku bwawe. Tanga umugisha kw'iri torero, utanga umugisha kubaterana, maze ubwiza bwawe bukomeze kubana nabo, bagiye ujyane nabo, kandi umugisha wo baragire muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amutane n'Imana, mugire icyumweru cyiza. Naho ku cyumweru kuri kuwa gatatu nyabuneka mujye murarika abantu. Kuwa gatatu tugira amateraniro atangira saa 4 kugera saa 2 za nimugoroba. Tuba dufite umwanya uhagije, tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha.